Check one check. Yes. Reka twongere tubifurize rero igicamunsi cyiza, twongere kandi tubahe ikaze muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo ku cyumweru. Turi tariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Ngira ngo tugarutse muri studio muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, n'umwanya rero tuba tubagezaho update. Ni update time mu by'ukuri nkuko twagiye tubamenyereza, tuba tubagezaho uko byifashe hirya no hino by'umwihariko, ariko tukaba tugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane, nongera ngo ikomeye cyane, ikomeje guhanganisha igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo cyangwa se n'abafatanyabikorwa bacyo. Aha ndavuga rero imitwe yitwaje intwaro yakubiye cyangwa se yateranyirijwe mu cyitwa ngo ni Wazalendo, tugashiramo rero abamiliseneri, ndavuga abacancuro b'Abarusiya ndetse n'aba Romania bari mu cyitwa ngo ni Wagner. Hanyuma kandi tukaza kwibukiranya yuko na SADC nayo iri hariya muri cya gikorwa cyitwa ngo ni Sami DRC. Ingabo rero z'u Burundi FDNP nazo zikaba ziri hariya mu rwego rwo kugira ngo bareko bakwibonera amafaranga. Neva rwose akaba yaravuze ati igisirikare cy'u Burundi kirakomeye, nicyo kigomba guhasha M23. Bityo rero nawe ingabo ze zoherezwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Nguko rero nguko ngayo ni M23 rero ikomeje guhangana n'iki gisirikare, ariko nayo tutakuraho ko myaboneka bajya bayishinja ko ngo iterwa inkunga, dore ko byo rwose babihoza mu matwi bati natwe turwana na coalition, natwe turwana na coalition. Harimo ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cya Uganda UPDF. Akaba ari byo bavuga rwose nkuko bahora babyigamba gusa, ariko bakaba ari byo bavuga n'ubundi ibimenyetso byarabuze n'iki na kimwe. Muri rusange turagarutse ngira ngo mwebonye ko drone nono zacu twamaze kuzizamura. None abantu benshi basina makubiro neza, ariko meze neza fighter abantu bajyaga bumva ngo drone, ngo tuzamuye drone, abantu sezo drone bimeze bite, zigira ubundi izo drone bimeze bite. Tyo tuzamuye drone tuba twayizamuye, mbara uri kuntu turi kuzitumbagiza. Iyo tuzamuye drone tuba twazizamuye, aho bikomeye rwose turagenda tukazitereka hejuru. Kandi mutayireba gutyo, buri iyo drone mutayireba gutyo iratutumba fa kuri za zindi za FARDC zigendera mu kilometero kimwe cyangwa ibirometero 5. Irazamuka ukayibura neza. Ari ukuntu umuntu akayisigarana muri hano muri controller. Ari ukuntu umuntu ayitumbagiza ukabibona nawe ugenda itumbagiza guhereza icyo bita idonite. Kandi iyi drone buri mwihariko ifite, nta n'urusaka igira. Reka nukumanuka nukuzamuka Kizimbabwe. Izamuka Kizimbabwe. Yes. Za drone tubabya ngo turazamura kuzireba, murimo muraziraba nguko. Hanyuma amakuru tugiye kubagezaho, abandi basirikare bagwe hano muri Butembo nyuma yuko bagize bate, nyuma yuko bari bambuye umuturage ibyo bambuye, baragenda bararya bamererwa neza, baje kuhagwa nta numwe uvuyemo. Abasirikare byagenze bite ibyabo, ndaje turabigarukaho. Turaza kugaruka mu gace kari kuberamo imirwano muri amasaha, imirwano aciye ibintu mu masaha mu gitondo. Mu kiganiro twababwiye tuti hari ahantu M23 yabagoteye, mu by'ukuri irabata yabashize hagati, iri kubanyukanyuka. Drone zacu zirahabaye, zirahari. Amakuru tugiye kubagezaho ntabwo asanzwe. Ese nyuma yuko uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye agerageje arimo aragenda akusanya abarwanyi ba FDLR, abatera imbaraga bahuza, arimo kugenda bunga, nubwo mu by'ukuri nabo ubwo bari utabunga ngo uzabishobore, undi muntu wari warabigerageje bikamunanira ninde. Byose na makuru tugiye kubagezaho. Muraza kumenya muri iki kiganiro inkomoko ya FDLR ndetse nuko FDLR ukuntu yaje gusanga irimo icyahoze ari FDLR cyomokamo icyitwa FRN. Byose turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Icyo tugusaba rero uwo ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere, nta kindi tuba tubasaba usibye gukanda kuri subscribe, gakana ndetse no kunzogera, kugira ngo natwe inkuru yacu rwose ikihagera uzajye uyibonera ku gihe, ubone no kwinjira mu muryango mugari wa Eugene Official. Hanyuma rero mu by'ukuri abandi mwese rwose mwamaze kubikora, kude chapeau, ndabashimiye cyane. Ariko mwibuke kuzajya mukanda like ku kiganiro kugira ngo dukomeze kugenda rwose twagura, cyangwa iyo ukanze ku kiganiro hari ukuntu video rwose iyindi kurikiyeho babona ije nayo, kubera ko babonye ko uhuru ibyo bintu wabikunze ubikurikirana bakayiguha mu bimbere. N'ubundi yagiye wakoze subscribe barayiguha,
bayiguha mu b'imbere ariko noneho by'akarusho iyo kuri video ukanda like ewana ni amadirekita ni amadakika hanyuma sinema kaduhere rero sasa nari ndi kubona rero twahera ahangaye Kinshasa ubundi tukaza mu mirwano na za Nyamugigima tumanje nize FDL zigize akaraha kajya he tuvuye muri Kinshasa tukareba muri Kinshasa uburyo byifashe yes tureka duhere rero mu by'ukuri aho ngaho nkuko sinamakosa abivuga reka ariho duhera. Yes, ahangaha muri Kinshasa haravugwa yuko Ministre w'ubutabera bamwita Costa Ndima. None se kandi Ndima uravuga Ndima hoza ari gavana wa Kivu Amajyaruguru? Costa Mutamba na akoze cyane ni Costa Mutamba amazina bagenda ashaka guhura ni Costa Mutamba. Uyu mugabo akaba ngo yakoze igikorwa kitashimishije abantu benshi hano muri Kinshasa by'umwihariko abantu basanzwe bakorana nawe muri guverinoma ya Kinshasa. Yakoze iki rero sasa tubwire? Uyu mugabo nyuma yuko twasanze iyi gereza ya Makarfaita yakira imfungwa nyinshi idafitiye ubushobozi, we nka Ministre w'ubutabera ngo yagiye afata ibyemezo bimwe na bimwe byo kurekura imfungwa cyane cyane ko abarimo nizo zitarahamwa n'ibyaha bikurikiranwa. Ngo akaba rero yafunguye imfungwa zigera muri 648 urumva mu buryo bwo gukomeza kugabanya ubucucike bw'imfungwa muri gereza. Ibirongo bikaba bitishimiwe na bamwe mu bayobozi ba Kinshasa ngo dore ko ibi bintu agenda akabyihugirana nk'umuntu nyine ngo nka Ministre w'ubutabera ngo ugasanga ngo niwe wica kandi agakiza, ngo ibi bintu ngo akaba yabikoze mu buryo ngo atigeze agisha inama uwo ari we wese bafatanyije. Ubita uyu mugabo Mutamba akaba ngo yavuze yuko ibi bintu bifitiye ubushobozi ko n'itegeko nshinga rimwemerera kuba yafungura uwabonye ari kurengana ndetse agafungura uwo ari we wese mu gihe byaba bibaye ngombwa. Izi mfungwa ngo zigera muri 648 nabonye habaye n'umunsi mukuru urumva aho bari bishimiye kuba bafunguwe ngo dore ko abenshi bari bakiri abo bita preveni, mbese mu gifaransa babita baba preveni, mbese ni abantu baba bagitegereje kugira ngo bakurikiranwe barebe ko bahamwa n'icyaha urumva. Ngo abenshi muri aba bafunguwe baraba abatarakurikirana cyangwa se ngo baburane kuko ngo harimo abari bamazemo imyaka nibura igera muri 3 ariko bataragera imbere y'urukiko. Ngaho ta uyu mugabo yakoze akazi keza cyane urumva. Akavuga ati se nimba koko dufite ubutabera ni gute umuntu amara imyaka 3 muri gereza ataraburanishwa? Ni gute umuntu amara imyaka 5 muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo barebe koko ibyo akekwa nimba ari ukuri cyangwa se niba ari kumuhimbira? Ibi bintu rero ngo Costa Mutamba akaba yabikoze mu buryo bwo gukomeza kugabanya ubucucike buri muri gereza ya Makara ngo dore ko afite n'indi gahunda yo kongera gufungura abagera mu 1500. Abafungure rwose. Yavuze yuko imfungwa yose yatanze urugero aravuga ati nkari nk'abafatwa nyuma y'ukwezi kumwe ugasanga bamaze kugira ute kuburana barahamwe n'ibyaha ndetse baranakatiwe, hakagira n'abamara imyaka 3 bataraburana. Ariko ngo hakagira nabo usanga bafite ubushobozi buke bwo gushaka abunganira mu mategeko bakagenda bakabata muri gereza ntihagire gikurikiranwa, ugasanga baboreye muri gereza kubera iki? Kubera nta mikoro bafite. Ibiro Costa Mutamba akaba agiye kubirwanya, uzajya umara amezi 6 wese ataraburanishwa urumva yuko azajya ahabwa icyo bita uburenganzira bw'agafungurwa kuko nuba ngo umushinjacyaha azajya batakoze akazi ke nkuko bikwiye. Hanyuma sinema ko tuve aho ngo Kinshasa twigarukira hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo gato cyane mbere uko twinjira muri kara gace kari kuberamo imirwano yo ku rwego rwo hejuru za Masisi tubanza duce hano gato cyane muri FDLR kuko iyi FDLR n'umundi ubona ko intambara iri kubera muri Burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inkomoko niyo nyirabayazana niyo ifite inkomoko no nyirabayazana.
ese ni ukubera iki FDLR bisa na mu by'ukuri kurekurana n'igisirikare cya FARDC byanze? Ese ni ukubera iki bakomeje kugenda bahuza imbaraga? Mu by'ukuri byanze byananiranye kugeza ubwo FARDC iganira mu by'ukuri na RDF ko bagomba kujya guhasha mu by'ukuri FDLR ariko bikanga, byatewe n'iki? Nibango FDLR na FARDC ni nk'umugore n'umugabo basezeranye kubana burundu, ariko basezeranyijwe n'Imana, ni ukuri kw'Imana, kubera ko abasezeranye ku murenge bo hari n'ugihe bagera cyo rwose bagatana. Oya, basezeranye yuko mu bibi no mu byiza bazabana. Ndavuga FDLR na FARDC. Ukuntu bimezeho, ukuntu tugiye kwitatura iyi FDLR, ni ukuvuga ngo iyi FDLR ubundi si n'amakosa. Ikintu cya mbere abantu mugomba kumenya ni uko iyi FDLR ni ingabo zatsinzwe, ahanini zari bagizwe n'abatsinzwe ku ngoma witwa Juvenal Habyarimana wahoze ayoboye u Rwanda. Iki gisirikare rero cyatsinzwe ni XFAR, bakita XFAR. Ubundi biziswe FDLR zigeze hara hakurya, nabyo ndaza kubigeraho. Cyangwa zavuye no zitwa FDLR? Ntago bavuye naho bitwa FDLR, bavuye no bitwa intera bari XFAR, bari XFAR, ndetse harimo n'abaturage bari bagiye nk'impunzi nyine bahunze, bagendaga bahungana nabo. Yego, urumva nk'uko hano muri Masisi abaturage bahungana na za Wazarendo bakaba bari nk'yo kuri ahantu bita ku zone intera hamwe, akaba ari babaturage bahabwaga intwaro zo kwica abaturage bagenzi babo, nizo bitaga intera hamwe. Aba rero sina makosa mu guhunga kwabo, ngo iki gihugu cyari cyobe n'itwa Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga. Aka kazina ni nkavuze neza cyangwa mbivuze nabi? Ukavuze neza cyane. Hari ukuru njye numva rwose ukavuga nk'umubira ryoshye ngo ni Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga. Mobutu ubundi ushaka watangira Marshal Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga. Uyu ni wayobora President Desire, uyu mugabo ni wayoboraga iki gihugu. Hanyuma sina makosa aba bagabo mu gihe cyo gushaka ngo kubacura cyangwa se gucuriza impunzi, abo ngo baraje bibera hano mu nkengero hano, ubwo nyine urumva ni muri za Nyirago, hano muri za Rucura, hanga niho bahise bibera, urumva. Ariko amakuru ngo bakaba bari baravanye imitungo hano mu Rwanda barayihungana, bagiye basahuye ibintu byinshi, ngo yewe n'amabanke baragiye baramena amakofre furu, ngo basahuye ikintu cyitwa ifaranga, ngo bamanukanye igifurumba cy'amafaranga. Mu kumanukana amafaranga rero birumvikana ko bageze hara ku mukongomani kumuzahirwa kumuhereza ifaranga. Icyo gihe rwose urayobora, igisirikare cya FARDC icyo gihe bahise batangira, abakomanda zatangira kubona ku mafaranga. FDLR bari bafite amafaranga barasahuye, ibiki byose byinshi basahuye ntabwo twabigarukaho. Icyo gihe rero mu by'ukuri urumva ntabwo iki gisirikare cya FARDC cyashoboye kubiruka nko kuko bari bafite amafaranga benshi muri bo, ahubwo batangira kugira gute, batangira kujya bakorana nabo, urumva. Yego, aba bagabo ngo baje kwikusanya, baje kwiyegeranya, bashinga umutwe witwaga ngo ni Arire Parere, urumva. Ntabwo cyari cyaba FDLR, oya, cyahise cyitwa Arire Parere. Iyi Arire Parere rero yashinzwe n'abitwa ngo ni Foruduware, yashinzwe no bita Foruduware, yitwa ngo Foruduware Mugemanyi fondateur. Uyu ntari we wenyine, harimo n'abandi benshi cyane barafatanyaga. Foruduware Mugemanyi, uwitwa Colonel Nkundiye, urumva. Harimo uwitwa Rwarakabije, ubu watashye waje mu Rwanda, urumva. Harimo n'umugabo bita General Mudacumura, uyu yarapfuye, ariko icyo gihe yari afite ipeti rya capitaine nk'iryanjye, urumva. Harimo uwitwa Renzaho Tarsisi n'abandi benshi cyane, ariko aya niyo mazina mba drone zanjye ziba zabashe gukurura. Aba rero bari bafite icyitwa ngo ni Arire Parere, urumva. Hanyuma rero mu by'ukuri uyu mutwe bagize gutya, noneho
ngo bamaze imyaka 2 bashinze uyu mutwe nibwo ngo bahise bawuha iri zina rya FDLR. niho bahise bazanira izina rya FDLR. FDLR bahibaho iridegembya. ubwo niko ariko bagiraga gute bagiraga imikoranire bagakorana na FARDC. none urabizi ku bujyangi bwo gucuruza no kurwana kuko biyaminiyaga kurenza FARDC n'iki byose barabafatiranya bakazajya bacuruza babona amafaranga menshi cyane. none batangira gukorana bya hafi cyane no ku buryo bweruye n'abasirikare cyangwa se abakomandazi. ongeraho yuko uyu Mobutu yari inshuti cyane magara no bitaga Habyarimana. Juvenal Habyarimana bari inshuti magara. buriya burango Mobutu niwe wabyaye Juvenal Habyarimana muri batisimu. akarukazi ajya kubatizwa. yari umubyeyi we. ubwo yari yaracumbikiye abahungu be. hanyuma rero se n'amakosa ikintu cyaje kubaho niki. iyi FDLR yatangiye kugenda icikagurikamo ibice. ndagira ngo tuze kugwa ku ngingo y'uyu mugabo bita Neva. ibintu ari gukora murumve yatari documentaire koko ndimo kuba. usibye ko nje ntari kubanza kuvuga mwishiramo ibiki n'ibikabyo. hanyuma noneho yaje kuvamo imyaka 2 yarashize babona nyine ya ntego bihaye ngo bagiye kwataka ngo bagiye gutera ntibyakunda. bahita itangira kugenda icikamo ibice yiyomora bameze nka amibe buri harukuntu igenda yiyomora bice bimwe bikaja hirya no hino. barameze nka amibe kugana busizeho ntabwo ari keza. urumva havamo iyitwa ngo ni FDLR iyitwa ngo ni Rudi Urunana. muri ya FDLR batangiye kwiga bamwe imitwe. hahise havamo icyitwa FDLR Urunana. iyi Rudi Urunana ikaba ariyobowe n'abagabo babiri uwitwa General Musare ndetse no bitaga ngo ni Colonel Afrika. Colonel Musare na Colonel Afrika. oya Musare yari General Musare ndetse no bita Colonel Afrika. aba biyomora kuri FDLR bajya muri Rudi Urunana. ubwo ntibibaye ibice bibiri. ibaye imitwe ibiri. ntibibaye imitwe ibiri. hasigaye FDLR hari na FDLR yitwa Rudi Urunana. yego. abayobozi ro babaragiye gutya babarapfuye. urumva uyu Musare na Afrika barapfuye. ubwo icyama gifite abakiyoboye. ubwo namwe muze kugenda mwandika muri comment mutubwire maginga aya ngaya cyangwa se mutegereze documentaire yanjye rwose ndimo ndayitegura nzayibahe. urumva haza no kuvamo ikindi gice cya gatatu muri ya FDLR. igice cya gatatu cyari kiyobowe n'uwitwa General Gaston. ni Gaston ntabwo ari Gaston ni Gaston uzwi ku izina rya Rumuri. uyu rero we yahise afata undi mutwe yahise yiyomora kuri FDLR. nawe yiyomora kuri FDLR ahimba undi mutwe ariko uwo ngo ukaba wari urimo ngo abahutu b'abakongomani. buno bango ntabwo bazi mu Rwanda. ntaho bazi. niyo ya FDLR yahara muri Kongo. aho usanga umuntu akubya ngo ni FDLR ariko amubaza agace ko mu Rwanda ugasanga nta nakamwe azi. hako hanyuma no mu by'ukuri uyu mugabo akimara gushinga uwo mutwe. yego. ahagana muri 2000 na kangahe ntabwo ndimo ndibuka ni 2003 ni 2004 muri iyo myaka aho ngaho 2003 2004 niba ari aho ngaho. ubwo tuze kugenda tunibukiranya abantu mudukurikiye namwe mubizi neza. uwitwa Kikwete ni yari n'umutanzania ni yari perezida Tanzania. urumva uyu mugabo yashatse ngo gufasha izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa FDLR ashaka gukora nk'ibi ngibi Neva arimo gukora ubu ngubu. ashaka kubunga kugira ngo baze bakureho ubutegetsi buriho. none bamara kubukuraho nyine bigarurira ubutegetsi nk'uko bari babusanganwe mbere. urumva icyo gihe rero bavuye hano muri Kongo. ubwo birumvikana baciye mu Burundi kugira bagere hariya ahantu banaciye mu Burundi bajya Tanzania. hanyuma noneho mu by'ukuri
uwitwa urumva bagiye kureba bita Kikwete ngo abahereza amabwiriza. uwitwa Twagiramungu icyo gihe nawe yari akiriho, yarapfuye, ubu ngubu yari akiriho, niwe wari wagiye nawe ari hariya yahamagajwe. Ariko rata tunasubiye inyuma FDL iri kugenda rwose gukambaka uretse gato abantu mu nkurikire ndaje mbaho ubwino bangiri gukambakamba bari kuyizura sha bari kuyihuza reka nzereka manze ngiye manuke gato cyane n'ubuhuzi bidahura. aba bagabo ngo bageze hariya i Dar es Salaam, inama iraba n'uyu Gikwete wari wabahamagaje. bagezeyo ngo batangira kwipanga imirimo ibyo bazakora. uwitwa Twagiramungu ati nje nzaba ndi perezida. noneho ngo uwasemuraga sinzi niba ari umutanzania niba ari n'umunyarwanda niba ari umuki ati nje nzaba vice perezida, ariko mugomba kungira vice perezida. abandi urumva bagomba kuza muri Beneri bahita bayora iki ifaranga. nabwo bijyaho barashwana bapfa iby'ubuyobozi. abantu barapfa iby'ubuyobozi n'igihugu bataranagifata. urumva birangira nta kintu gikozwe. aha rwose ndabagaye muri ba nta kigenda. icyo gihe bakiva rero sina amakosa hano muri Tanzania nibwo hahise hiyomora, hahise havuka FDL, yahise ivaho ikindi gice havuka icyitwa ngo ni FRN. ngaho ariyo iyi FRN mujya mwumva hano muri za Nyungwe ahangaha mu by'ukuri muri iyi roro. iriya FRN kiriya gihe yakoranaga n'uwitwa Sankara wari umuvugizi wayo. arya ngo ni mu shyamba rya kimeza ni rya Kibira. urumva ntibigenze gutyo. FRN bigize ute? ibiravutse ibikwemwe kayo karenge ati biravutse nawe baba bariyomoye ati natwe reka tujye kugira ute guhanyanyaza. iyi FRN ngo yabarizwagamo, ngira ngo nura mugabo Rusesabagina ngo yayibarizwagamo. urumva ariko noneho ikintu gitangaje gikomeye cyane, iyi FRN nayo yaje gucikamo ibice bibiri. ngaho ariko ibice bibiri bivukamo hashingiye ku moko, ariko atari ngo ni amoko, ni nka ya moko n'ubundi ngo y'intara. reka tuvuge ngo ni amoko, ni ironda karere. ejo bava ngo abarana bo mu majyaruguru aba nabo baravuze ngo ni imwe yabaye FDL ngo ni Kiga, ni FRN Kiga ubwo ni y'abakiga, indi iba Nduga. FRN y'abakiga indi iba Nduga. waba ufite politike koko ukazafata igihugu. kumvisha ukuntu ibintu mba ndi kugenda mbitatura neza. zibaye FDL vicikagurutsemo ibice nka magana ngahe. ndumva ari umoroso. urumva ibi rero byaterwaga n'iki? uwitwa Jeva ngo hari ukuntu yagendaga akubita amaranka abiyo hepfo muri za n'ibyumba yehe iyi ngiyi za Nyanza, iyo ngiyi akabakubita amapeti. noneho rero bahamada barebye abona ngo ibyo ngibyo ntago bari bubijemo. ubwo abo nabinduga bashira chini abo nabinduga ni Nduga. Kiga ubwo nyine batangira kugenda babakorana, bayinaga mu bigori. nabo baba bacitsemo ibindi bice bibiri, bamwe bajya kwitwa Jeva abandi bajya he kwa Hamada. ibi byo twe twarabikoze ikiganiro nari ngifite nigeze kuyitatura iyi operation ndi kumwe na retired kid, nuko wenda twaje gusanga ikiganiro gishobora kuzateza ibibazo tugikuraho. tugikura ngira ngo abantu benshi barabibonye ko twaravuguruye aho twe dufite kuri iyi channel video zigera nko mu 1,200 gutyo. zimwe tuza kuzikuraho mu rwego rwo kwirinda ibibazo by'ibihano YouTube irimo kugenda itanga muri iyi minsi. dusigazaho nkiya twabonaga zitaduteza ibibazo zidateye inkomyi. bivuze inkomyi abapolisi akakantu bakumva vuba hano biga ibintu by'amategeko y'umuhanda aho bari turabasuhuza. hanyuma rero sina makosa ikintu cyaje kubaho niki. aba bagabo rero ubu tuvugana ubu tugiye nona nibyo byabindi muri kumva Evariste Ndayishimiye nawe ubu ngubu arimo arakora, arashaka gukora nk'ibya Kikwete ariko bakusanya, arimo aragenda ahuza izo mpande zose, arahuza ayo makimbirane yose yari muri FDL yagiye aturuka muri FDL cyangwa se ya FDL. ubu nidushake tunavanemo ngo rudurunana na Prito FRN tuvuge ngo ni FDL, kuko wumvishe mbahaye inkomoko ya FRN, mwumvishe ko nayo ikomoka muri FDL. wumve ngo za rudurunana nibyo ngibyo twababwiraga aba bagabo bamazemo icyumweru bagira gute bahuza. ubwo nuvuga ngo bita Neva yigize umuhuza wa FDL ari kubahuza. ubwo nawe papa siniyihe ni ukubaha igihugu ikihese. arashaka kugira nyine ngo baze ngo bahirike ubutegetsi buriho nibarangiza kubuhirika hanyuma mu by'ukuri bayobore.
urumva ariko rero umunyarwanda niwe wavuze ngo umwambi woshye umuheto bitari bujyane. Breaking news nkunda mutara mugiye ati breaking news, amakuru dufite ukesha iriya drone, nkeshe drone yanjye mba nazamuye nkayiterekayo hariya. Nuko ubu ngubu abamwe mu ba FDLR batangiye kuvana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahungira hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bari kujya mu bice bya za Bujumbura, ahitwa Rumongi ndetse naho bita Kibitoki. Aha rero batangiye kugenda babagabira mu duce ngo bakabagabira uduce bari kutuyobora. Ubwo abarundi mutangire mwitegure ingenga bitekerezo guturuka mu Rwanda ukajya muri Kongo, ikakunanira ukajya mu none dore bayijyanye na hehe ni Burundi. Ubwo namwe mwaziwe nyine, namwe icyorezo cyabagezeho. nuko icyorezo cyabatatse kabaye. Ubwo nibinanirana bashobora simbyifuje, ubwo nyine ndiko nibishoboka ni ugugenekereza byanakomereza iyo ngiyo muri za Tanzania bigakomereza niyo hirya hose batagize ngo barwanye. Ariko urumva ko ibintu byamaze, umugambi barawufite, niyo bamaze bari kubaha ibice byo kuyobora hano muri za Rumongi, Kibitoki na Bujumbura. Rero urumva ko sinema kabaga bamaze gukwirakwira hehe hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbibutse ko hari inkuru zimaze imisi zivugwa Kongo uwitwa Evariste Ndayishimiye igisirikare cye, bamwe mu bayobozi bemba hano bari kuri kote ya hano mu gihugu cya Kongo, ngo ndetse ngo na bamwe ngo bagiye baturuka ku cyicaro gikuru Bujumbura, ngo bamaze icyumweru kirenga bari mu nama n'iyi mitwa n'aba barwanyi ba FDLR, bari kubungabunga, bari kuganira, bari guhuzahuza iyi FRN n'ibiki byose na FDLR n'ibiki byose ari gupfundapfundikanya. Ati nyaboneka muri bamwe muhure muganire murebe icyo mwakwigezaho. Twagiye tubagaragariza n'amahoteli babamo cyangwa se bararagamo bamwe mu basirikare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ibintu murumva ko twe turimo kugira gute, turimo gukora ibyo tugomba gukora, turi gutumika, turi gukurikirana ibintu byose, drone zacu ziri mu kazi. Icyo namwe rero musabwa nicyo mugomba gukora, Bruce agomba gukora ibimureba. Mu dufollowing gusa kandi subscribe ku batarayikanda, hanyuma n'abayikanze muzajye mutera za like kugira ngo inkuru zacu zijye ziza zibasange rwose namwe muri update. Igihe umuntu ajya agira gutya wenda ugasanga drone ntabwo ayigurukije neza, ugasanga yenda makuru ntabwo yabonetse neza, nganga makuru urabona ntabwo ibintu twayaho. None se muragira ngo drone ntabwo nuko hanyuma rose n'amakosa nuko nguko ibintu bimeze, nguko ko gahunda za FDLR. Acyandike muri comment cyangwa se nimero aha twandikire nawe tuze kugenda tugira gute tumusubiza. Reka nanzure kuri ingingo fighter. Ndebo ati FDLR aho muri bita never ari kubashuka. None ko muri Kongo yo mu 23 igiye kuba korora ngo bajye bigira amahirwe babonye umuntu Red Tabara yose Red Tabara ugira ngo yo bya Red Tabara bizaza nyuma, niramuka yakamejeje i Burundi. Ibyo bya Red Tabara bizaza nyuma, ariko babonye indaro mugabo, babonye indaro. Ubwo nuvuga ngo muri make Ndayishimiye arabacumbikiye byarangiye, ariko ari no kubagira inama ngari kubaha n'ibice bagomba kuyobora. None naho ukazanira ibice yamaze iminsi ari gukungura, aho bari kubahereza bakarya. Ubu bafite indaro mugabo. Ariko yongeye nkubwire fighter, uyu mugabo iki gihugu cye cy'u Burundi nashobora kugishyira mu kaga, yagishizemo byara. Niba hari ikintu kiri kugaru ingaruka mbi ziri kugera kuri Kongo, ni Mobutu kuba yarakirize FDLR akazakirana intwaro zabo. None se fayi dusubiye inyuma gato, izi FDLR ziri kuza basi bari kuzakira intwaro. Ayenya ibyo ntago ndabimenya, reka drone zirabikurikirana. Reka ahubwo twinjire mu bijyanye n'imirwano. Ni inkuru mu gitondo n'ubundi watangaje tubwira ko ngo hari hambutse harya ngo n'abasirikare bagera muri 700. None ubu ngubu ngo n'ubwo baracyari kubamesa, bari kubakuramo umwanda cyangwa se rwose bari breaking news. Amakuru angezeho muri aya masaha mwita Lieutenant Colonel David Bolingo uzwi ku izina rya Kiboko Lieutenant Colonel David Kiboko Bolingo wataziriwe izina rya Kiboko Bolingoli. Ubu M23 yamaze kumwivugana. Lieutenant Colonel
uyu yari ari mu bari bayoboye urugamba ahangaha. ariko se harya ba lieutenant kano bo bajya imbere da bakunda kujya ku rugamba si n'abatu wayise si buriya ahubwo bakano furu ni batoyise bakano furu mbese ni ranka riri hagati ya majoro na colonel ngo yitwa lieutenant kano David Bolingo uzwi ku izina rya Kiboko wataziriwe akazina ka Kiboko. hari n'undi mu kano nzi ufite izina rya Bolingo wo muri 23 mu 23 mu 23 aho ari turamusuhuje. afite igikorosani kiremereye cyane kirimo 7 umubare 7 ni mubi muri akisa arimo nabo ari mubi cyane naho arindwa hi friend avuna umuya kongera kugira ngo umenye umuntu ko karindwanya hari ahantu bamutereka ukavuga uti umuntu ahantu bamuteretse kabisa ni kuri kantunzi Katari barukire M23 nababwiye uburyo bari bateguye kwikabaho igitero karundura simusiga nawe baze aho Masisi kuzone havuye abasirikare 700 bari basanga 300 bari basanzwe muri iyi centre ya Muheto na za Busihe ndetse na za Gahanga. M23 bari bavuze yuko barigabaho ibitero bazamutse iki kibaya cya Mwumba Kanzenze Nyakariba Kanoro basatura Nyamitaba bazamuka hehe Imihanga bakamanza bakuramo iyi defense iri hano mu musozi wa hano muri Bweramenzi bamara kugayidingamo bakamanuka bita Karashi bamwe bagahita bazamuka Peti Masisi bazamuka umuhanda kuri Peti bazamuka no kwahirize abandi bakamanuka bagiye hehe kugaba ibitero kwa Badaco k'Iburungu niko nabandi bari bavuze yuko barafata no za Mwumba urumva bagafata hariya aho bita mu Badage ripura urumva bakaza guhingukana ku musozi wa Mukongoro bagira ngo bazamuke hehe bazamuke muri Ntaringi nubwo ibi byo bidahari gupfa kubakundira ni umusozi muremure ushobora nibura kuzamuka hagati y'isaha n'isa n'iminota 20 muri make ni mission impossible ni ibintu hano byari bari bihaye mission impossible. M23 nyuma yuko imaze kubona bageze hano muri Muheto ndani bayicayemo M23 bamwe bari Kibugu urumva Kibugu abandi bari Mwumba urumva abandi bari Karongi abandi bari muri Buku na za Kanzenze na za Gisheberi ukazamuka no hejuru za Gatovu aho se nibo bari bagize ute nibo bari barimo bakimenya yuko hari abasirikare baje benshi cyane kandi gahunda bafite ari ukugira ngo bigarure iki gice niho nababyeyi yuko M23 bose bamanukiye cyarimwe kwita ni baravuga ngo niyonka bakumanukiye iyi Muheto bayimena mwicyo bita urufaya uyu Lieutenant Colonel David uzwi ku izina rya Kiboko sha akaba yaraswe ari kwirukanka agira ngo yambuke hakurya za Gatyazo ngo uwamurashe yarahagaze ku mashuri ya Muheto hari abarabona ku kibuga cy'umupira ngo yamushize muri tageti yamuteretse kuri kabyiniro yamushize muri tageti aramutagetinga neza umuntu barashishije mashini gani buri barashirya hehe buri hari imbuni kurasa ngo bakabura ibyo bafata yarari kwirukanka bakigira inama yo guhita bagushingura kuko ngo yarari kwirukanka bamurasa ryanga ahantu bita mu ntantu urumva kwarasha habi risohoka no mutwe kuko arari kwirukanka noneho hano abantu bazi hano ku mashuri ya Muheto na hano hasa nahegutse noneho ku kiraro wambuka Gatyazo hasa naho hari hasi yamucurikiyeho umututu mbese data yari manuye muri make umva yamucurikiyeho umututu ari kugira ngo yambuke ikiraro ngo yagiye kugira ngo atere intambwe yanyuma agera hakurya y'ikiraro bamaze kumunyuza mu 3 ya mashini gani buriya ngo mashini gani ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu nka 200 ngo ku gihe kingana n'iminota 3 gusa hano
ahantu uyu wamurashe kuva hano ku mashuri ugera hano ku kiraro harimo nka metero hagati ya metero 200 na 250 urumva akaba yapfanye ahangaha kuri iki kiraro ngo n'abasirikare bagera muri 18 bari bamwe escortinze kari benshi aha ngo bahakurasya abasirikare abo babarashe ngo bari hehe urumva yarashine twazizanye nyuma yuko hari abari baciye mu muhanda wo hasi urumva abari baturutse Kibugu nabo baje bageze aha ku kiraro cya Muhongozi ntibambuka ngo binjire mu centre ahubwo baguma ahangaha ku buryo uwashakaga kugira ngo ahinguke ari guturuka mu centre yahuraga n'amasasu yabo none uwabaga yacitse yageze kuri iki kiraro hano hejuru aba bari hano ku mashuri hari abandi bari baturutse bita mu Manyanga nibo babacurikiragaho imitutu ari nka 20 bakajya bamena amasasu nk'abari kumena banyanyagiza umuntu uri kugenda ari kubiba amasaka uburyo agenda bari kubiba girava tujye kuri izi nka zatemaguwe nanone na FDLR duhita twerekeza no kuri aba bagabo iyi muheto bari kubaranga abasirikare baguyemo n'abasirikare bashobora kuba batari munsi y'abasirikare bagera muri 62 ahubwo ni bake nkurikije abantu 700 bose bari urumva abangaba ni imirambo bamaze uzinga bagwe muri Rushoga bangana ikise iyi ni imirambo bakusanyije bashyize hamwe n'uyu mukoroneri kugira ngo aboneke nuko bamurasha asa n'umaze kwambuka ikiraro uza bagwe muri Rushoga uza bagwe muri Muhongozi M23 ngo hari yakoze icyo bita operation iremereye ku buryo iyi saha tuvugana abahunze bahungiye hejuru za Busihe niyo bahungiye naho bafite ubwoba yuko M23 ishobora kugira ute isari yose iramanuka ishobora kubasangayo ibintu ntago bimeze neza naka na gato M23 rero ikabikomeje kuvuna umuheha ikongera ubundi muri ahanga muri territoire ya Masisi inka rero ngo naho zimeze nabi hehe muri Kivuye ngo wazarendo bagize ute bari kuzahukamo yes ubwo rero sina makosa aha naho ngo inka mu byukuri ngo bagiye baratemagura muri Kivuye batemaguye gusa iyi ni inkuru itatangaza abantu benshi cyane kuko twigeze no kubona tuvido bari kuzirasagura hariya muri za Tongo ubwo rero kuri FDLR gutemagura izi nka sina mako ntekereza ko ari ikintu twavuga rwose ko gikomeye cyane ya ni ikintu navuga ko gikomeye cyane n'abaturage bahari bamaze gutuma izi wazarendo bazizinuka baravuga ngo ese izi nka muri kuzica zibahoye iki inka nizo muri kurwana nazo inka muzihora iki inka hari icyo zibatwaye urumva izi nka ni inka z'abaturage ariko se inka mwokabyara umuntu urwana n'inka ubu ko karamutse agufashe aramutse agufatishije wowe byagenda bute nyine bavuga ngo haba hariho imiryango yavumwe no muri harahari Imana nawe ni munyumvire haba hari imiryango yavumwe ubwo nabo bari mu miryango y'ibivume kuko nibo hanganye n'umuntu uhangana n'umuntu kwanga inka urumva hangana n'umuntu abo ngo urajya mu nka z'abaturage utikagure abantu borora inka ne weta bate kwanga inka kwanga inka bukamenya ngo wageze iwabo w'inka hara muri bira bice bya hara muri za Bigogwe za Mutara ariko ziba ziriyo mu Mutara burararga ntago uragerayo agira Mutara araza Nyagatare rero nibereye hari hafi rwose mu Bigogwe ni inka nzi rwose nawe ndakubonye no muri za Mazizi ntago uragera za Nyagatare ngo bagwe ku Kivuguto akareka ariko inka zango zigira umukamo burango ni inka ngo zazindi za kera ngo ntabwo zijya zigira umukamo inyambo umukamo nyine muri Kongo ziti Nyarwanda ni Nyarwanda rwose ushobora kubona inka ari nyinshi cyane ariko ukazikama gakombe bajya ukabona inka nka 40 batwaye ijerekani imwe agogo nego mwari muzifite ngo zakabagaga azakubwira uzabaze ngo mwazikamaga kaje akagaro ari nk'inka 50 umuntu wagwa amakuru yaguhaye nabi bazakubwire baratuzi buratwe bijyanye n'inka ye baba we
twikomereze. hari abantu benshi tworoje kubona n'ubu rwose umukamo basigaye bafite umukamo inka basigaye bameze neza kubera kugira rwose kubona amata inka zifite umukamo. uruzi ikimasa cyari kugira ngo uzane ku kimasa byonyine kubera ko abaguje ku nka y'intuza. Ariko ikintu rero nabagaye ikindi wagomba kwishura inoti y'igihumbi nangwa 2 bya kera ndetse n'abagambi ubundi muri Kongo umuco wo kujya kubangura bakagusaba amafaranga ntabwo baho nayo abashumba bari gushaka y'ubwatsi wo kabyara kare nayo bagaye rwose nta mwana uze gusaba amafaranga asanga inka zitondetse ari nkesha ari nk'icumi mu gitondo ubundi n'ikimasa imfizi akoza hari n'ugituti weho yikora byarangiye urumva ndababonye ntimbonye utundi dupfize tw'intuza ibindi bimasa by'intuza by'imikokera birayimara umurindo ariko ubwo wowe byarangiye ubundi ikimasa kiba gikeneye ubwatsi. Ikimasa nta hantu cyakumirwaga ariko twibuke ko twororera mu biraro nubwo wakorera mu biraro ubu rero ikimasa kiba gikeneye ubwatsi. ubwo ni ubutindi ikimasa hari igihe ku munsi kibwiraga gikore nk'ibihumbi ahubwo ndumva mwaragicuruzaga kubera ukuntu zabaga zitondetse ndumva mwarabicuruza. ibaza umuntu akavana inka nk'iyo mu ikantara njya yarayirenze ibimasa ibimasa byinshi nyine ariko ngo ntabwo ari firizone ntabwo ari ingweba akaza nawe akaza hahandi kuri cya kimasa cyiza bamurangiye nawe ukamufata ku ijosi atizana amafaranga wakoze iyo nzira ukaza nta kintu se asigaga n'ibyangombwa da ndababonye ntimumbonye nuko nakaba gaciyemo. So twari tukiri kuri ibi ngibi rero izi wazarendo zikomeje kugenda ziri kwica inka hano muri rwose muri Masisi. Ahangaha rwose abazarendo bakomeje kugenda bakora urugomo rwose ndenga kamere nahangaha rwose muri territoire ya Masisi. Reka twinage muri Rubero abasirikare ba FARDC bagize gutya bajya kwambura umuturage w'umukecuru ariko byaranye amafaranga bayariye nawe nabo baza kwasiga ubuzima. Iryo jwi wari dukinira iri jwi rero niryo tugiye gukina abantu bakunzi ba Eugene official wa Ndugu wa Pendwa. Reka iri jwi turikina abantu mu byumve hanyuma se iri ryo riravuga iki iryo nagutume nyuma nani iryo ngiryo iryo rindi ntabwo ese twumve kini iryo nagutume nyuma Bonsoir à tous, bonsoir Ngoma FARDC. Audio eza likolo wana bolanda audio wana basivi basoda wana bayibaki mama moko mbongo bayibi mama na mbongo lelo na ba 10h bayibi mama mbongo bakaboli bakena nganda basala ambiance basali loyenge basali o bamoni bakoki kosala ekomi na 16h bango nyonso bakufi eza masasi te nini te. Donc exa mbongo bayibaki nde mama na sali soki bisala sala naye nde bakufi. Uyu musirikare rero nawe numu FARDC. Ariko ngo aba basirikare bagenzi batangiye umugore umwe umukecuru bamwambura amafaranga yari afite baramwambura bamaze kumwambura ngo bajye hehe mu nganda ubwo ni mu bubari ngo bakora icyo bita ambiance barayariki baranezererwa bararya baranywa barishima ubwo naba hari babandi bakora mwuga heshimana icyubahiro babita indangamirwa bagiye no mu ndangamirwa bajya mu ndangamirwa mbese ngo bajya muri ambiance bavuze ambiance nawo ariko umukecuru yari afite amafaranga urumva hariya narakubwiye ngo hariya ushobora kurya ikintu cy'umuntu ukagenda ugiye ukakirya uriye ukakirya aricyo cyane ukabirya nk'icyo ukaba ari ukamenya ukaba umeze nk'uri uburozi kandi uzi ko ari uburozi uriye kavuga uti kandya ariko nibura mpfe mpaze. Abangaba ngo bagiye muri ambiance baranezerwa barishima bakora ibiki barangije bakugendeye bajya kuryama n'umunaniro mwinshi bitewe n'ibyo bari bakoze. Ahantu baryamye nta masasu yahavugiye nta gitero shuma cyahagabwe nta na operation yahakorewe nta muntu wigeze azana n'icyuma ngo akibatere. Baje basanga uko bambuye umukecuru ari imirambo gusa. Après l'ambiance c'est la mort. Après l'ambiance c'est la mort. Ngaka nubugatambitse mwuti
rwose après l'ambiance nuko binejeje barya amafaranga amafaranga y'umukecuru bararya bagira bate birangiye nyine birangira kwakora twigeze ariko wagira ngo tunarabarabura ntibumve twababwiye abariye abo baroze hariya babaruga kurya mu by'ukuri ku buryo ngo bariye ibiryo bya batayo biba bike harya ngo bavugaga ngo iki abariro tansubirishamo amagambo oya abari umuntu utarakuri icyo kiganiro akeneye kumva uburyo ngo bataviraga ibiryo barangiza bagakomeza gusonza nyine bakahora bataka inzara ati inzara inyota ati bafataga icyo bita guduriya ni bya byunga abasirikare batekamo akabivuyanga akabicekagura agashaka aho biri kujya akahabura yangiza akavuga ati inzara we inyota inzara inyota bivuga mu Giswahili bishyire muri ruga Giswahili dubishyira muri ruga Giswahili rwose babyumve mu Giswahili niba ngombwa ushyiremo n'akaringara ukore no mu ringara niba uryumva neza ni kusema hawa soda wa FARDC wako na logewa kulingana na jinsi wanajikamata. Tuko nasema hii historia yenye iliwagusako jinsi walienda wakagusa ku vitu vya wakaaji kisha wakawaroga kukula mingi kisha wakakuwa nasema sana maliza kula chakula ya wasoda bote ye peki ananza njala kiu Mungu we mnisaidie mnipatie vingine niko nasikia njala niko nasikia kiu na japa amekula chakula akose abatu 100 na hizi ndio maana hizi FARDC nayo ni hatari kabisa ni FARDC iyo torage uruba rero hari n'ubwoko rwose babukakaye pe kujenga kumundandi undadi yakuvunira buriya bakurindira hari bisamba byarigize kagarara ugasanga rwose wihingiye nk'ibira ugasanga bibyiremo birakuye birajyanye hari abitoki banyura ku gitoki cyeza akagikubita ibitugu hariya nukwirinda urakijyana bakakuroga icyo bita imbeho imbeba bakajya kugenda mu mubiri kabati ngiyiwe ati ngiyiwe umva hariya ni abarozi bo ku rwego rwo hejuru uve kuri babatubuzi ubwo abasirikare nabo tuve kuri ba Sarongo bari babesha abantu bari na abatubuzi bakubatubuzi we ujyana ibye ntabwo yerezwa aza kugushakisha nta bintu byinshi muvugana we aragenda agakora ibye ubwo n'abasirikare ba FARDC bakabasanze bapfuye nta wabanize nta wabarashe nta wabatemye nta wagize icyo bakora icyo ari cyo cyose nta gikomere ntaki urumva bazize iki inda ndende n'ubwambuzi hambara abaturage ndabyari inda ndende yishe nyirayo ubwo rero fighter ngibyo bya FARDC ngibyo bya Wazalendo ngibyo bya M23 hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe n'ubita Felix Antoine Kisekedi wiyise Facibeto. Ubwo rero mu by'ukuri uramutse unogewe n'ibiganiro byacu cyangwa se n'amakuru tubagezaho wibuke kugenda ukoze subscribe niba utarayikora wibuke gukana no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera rwose uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro. Hanyuma ku rundi ruhande nawe wabikoze rwose cyangwa se wamaze gukanda kuri subscribe yego n'iby'agaciro turagushimira cyane ariko nanone ku rundi ruhande nanone wibuke kugenda ukanze like kuri iki kiganiro kugira rwose ngo video ihageze bagiye babona rwose ko uba wakunze ibyo dukora cyangwa se ubishigikiye ko tudacurangira abahetsi. Ubwo rero sina makosa yana makuru yo muri uyu mugoroba rwose cyangwa se muri iki gicamunsi ariko ubwo hari n'abayumva ari mu masaha mu gitondo cyangwa se bamuyumva abantu bari za Colorado byari biraza guterwa naho muri nuko ingengabe yaho ihagaze. Reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza ndetse mukomeze kumererwa neza Imana ikomeze kubarinda kandi ibane namwe sina mako. Ubu weekend reka yatangiye kuvamo ubu weekend rwose irimo turagenda tuyitera ipine abantu bari Colorado bose sibakise bari kuyinjiramo nko munsi ku cyumweru se bitewe n'amasaha ageze
ntabwo njya mbimenya Ntabwo ujya ubimenya. byari amasaha hari rwose tuba turi imbere y'aba masaha 8 kuko hari n'igihe baba bakiryama Reka, oya reka. da barimo Reka. barabyuka Eh, ubwo bari kwitangira ubu ni mu masaha y'igitondo bari za Colorado bari za Canada bari za mu Bubiligi baba badukurikira ari benshi cyane mwese tubateye yambo rwose abadukurikira bose aho muherereye namwe turabakunda cyane ngaho kandi mukomeje kugenda muryoherwa na weekend muri rusange tuze gusura amasaha mu gitondo yari fighter na sina makosa asansa ciao